ushyira content. Welcome to Abajama TV. Uyu munsi dufite umutumirwa yakoze filime ya Danje igiye gusohoka ejo bundi mu kwa kane ku itariki 25 hanyuma batangije twibwira musore. Ubu ndera rero nanjye amazina yanjye ni G-Boy. Nanjye mfite project nandi gutegura muri no minsi igendanye na film nandi gutegura bita The Stories My Love, izatangira muri kwezi nyine kwa kane. Iyo film ikaba yaranditswe kandi ifite insanganyamatsiko nziza izaruhura benshi mu mutwe kandi iratanga message ku bantu bari bose. Mbese tugusabye gukora subscribe. None se ya filime ko nabonye ari fresh cyane, igitekerezo wagikuye ngiye kabisa. Nabonye iriya filime izaba ari nziza cyane ku bantu batari biteguye wenda nka filime zisanzwe. Wenda twavugamo urugero nka filime nyarwanda dusanzwe tubona abantu bakina ama love story. Mbese ni iki gishyashya muri filime yawe waba uzanye cyaba interested nyine n'abantu bakazajya bayikurikira yivuye inyuma umunsi ku wundi mu gihe wa uploadings? Urumva ikintu kizakurura abantu nuko iyo filime ukuntu iteguye igendanye n'ubuzima bwa buri munsi, n'ubuzima turiho ubu ngubu, cyangwa se ku buzima bwa buri muntu ku giti cye. Irimo ubuzima bwose, irimo icyambere, irimo urukundo. Uramutse ugira urukundo rwinshi udasanzwe uzarusangamo. Uramutse ugira amarangamutima hari bizakubabaza, muzihangane nugera ahantu hakubabara. Harimo ibintu bijyanye no kuba ubuzima bwawe bwo kuba warakuze byose birimo. Mbese harimo ingeri nyinshi. Ntabwo twirebyeho ubwacu twireba bari tuyandikire twebwe, ahubwo twandikiye mwebwe kugira ngo mubashe kuzabanza kuyireba nk'abanyarwanda. None se ujya gutoranyamo abakinnyi, utoranyamo abakinnyi basanzwe bakina cyangwa se n'izindi mpano nkawe nuko utangiye kuzamuka? Ese wifashishije abakinnyi basanzwe bakina tuzi cyangwa se n'izindi tala zigiye kuba zaza muri filime nyarwanda cyangwa muri iyi industry y'imyidagaduro? Urumva rero muri industry twararebye, twakagombye kuba twarazanyemo abastari bazwi. Aho twararebye tubona industry yihariye ku bantu bazwi cyane. Turavuga ati noneho reka natwe dukore kuri ba bana bafite impano bo mu byaro, tubazamure cyangwa se tubakorera. Hari abana benshi cyane bafite impano ariko batabasha kubona ahantu bazikinira, batabona ahantu bazigaragariza muri music, muri industry ya film. Ni benshi cyane bahari cyane kuba baza bakerekana impano zabo. Abo bose rero nibo twakusanyije, muzagenda mubabona muri ino film yacu igiye gutangira. Ubundi se turabona wenda uri ahantu hacururiza ibintu byo kunywa n'ibiribwa, ubone mu by'ukuri usanzwe ukorera ahangaha cyangwa se wenda ni ahantu wavuze uyu munsi, cyangwa se wenda tukaba tugusanze nko mu kazi? Twebwe tuzi aho twagusanze, ariko wasobanurira abantu wenda icyo usanzwe ukora mu mirimo ya buri munsi? Ni ukuvuga ngo ikintu nsanzwe nkora mu buzima bwa buri munsi, jewe ni kano kazi ka muri papetiri mubona. Ko tubonamo se ibintu bijyanye n'ibyo kunywa, nta makayi n'iki urabona biriya n'ibyo kunywa mukabona, ariko dufite n'amadizayina, turashushanya amazu. Mukaba mubona uyu musore nubwo wenda atababwiye byinshi kuri we, iyi ni inzu akoreramo ibintu bijyanye na papeteri nubwo igitangira. None se ni gute washiftinze ukavuga ati ngewe papeteri nzayifatanya na filime? Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi duhora twiga kandi duhora tureba ikintu cyagirira abanyarwanda akamaro. Umunsi ku munsi hari igihe tuba turi aha ariko tunategura, tufata umwanya wo kuvuga ati ejo turashutinga
undi munsi twandike ibyo bintu turabifatanya kimwe nuko murabona bamwe baba bagiye kuri tele harimo ababa barigiye kuri tele nko gukora mu bijyanye na shuti ariko twebwe ahangaha nyine mari nka manager ndimo ndakontorora ibintu biri ahangaha ariko cyane cyane nyine ngiye ndandika na directinga iyo bibaye ngombwa iyo mugenzi wanjye adahari. Murakoze cyane abari byitabiriye televiziyo ndayibagira. Murakoze cyane abantu badukurikirana.